Amazina y'abana b'abakobwa agezweho cyane ndetse n'inkomoko n'ibisobanuro byayo. Ella ni izina ry'abana b'abakobwa rifite inkomoko mu Cyongereza n'Ikidage, rikaba risobanura umukobwa mwiza kandi woroshye ku mutima. Ella akunze kurangwa no kugira umutima mwiza, ituze n'ubwitonzi. Akunda kuba umuntu ukundwa n'abantu benshi kubera uburyo yitwara neza. Luna ni izina rikomoka mu rurimi rw'Ikilatini, rikaba risobanura ukwezi. Luna ni umuntu ukunda amahoro n'ituze, akunze kugira imagination nyinshi kandi aba afite umutima woroshye ndetse akunda ubwiza n'ibintu byiza. Alia ni izina rifite inkomoko mu Cyarabu, rikaba risobanura umuntu uri hejuru cyangwa uw'agaciro gakomeye. Ba Alia bakunze kugira confidence no kwiyubaha, akunda ibintu biri organize kandi aba afite vibe ituma abantu bamukunda cyane. Mia ni izina rikomoka mu rurimi rw'Ikilatini n'Icyesipanyol, rikaba risobanura uwifuzwa cyane cyangwa ukundwa. Mia akunze kurangwa no kugira urugwiro no gukunda gusabana, akunda kunezeza abantu kandi aba afite smile ikurura abantu benshi. Izina Keza ni izina rifite inkomoko mu Kinyarwanda, rikaba risobanura umukobwa mwiza koko. Ba Keza bakunze kugira umutima mwiza no gukunda gufasha abandi, akunda kugira isuku no kwitwara neza kandi akunze gukurura abantu kubera simplicity yiwe. Eliana ni izina rikomoka mu Giheburayo, rikaba risobanura Imana yaransubije. Eliana akunze kuba umuntu ugira umutima woroshye kandi akunda abantu cyane, aba afite amarangamutima menshi kandi akunda amahoro. Izina Ava ni izina rikomoka mu Kilatini, rikaba risobanura ubuzima. Ba Ava bakunze kugira energy nyinshi yo gukunda kugerageza ibintu bishya, aba ari umuntu wishimye kandi ukunda gutera abandi motivation. Ni irihe zina wakunze muri aya mazina? Andika muri comment, ukore like na share, ndetse niba utarakora subscribe nayo ukoreho, hanyuma utubwire irindi zina wumva twazakoraho ubutaha. Dukomeze tubane.